Ndi papa Sava. Hey, Suleiman Dima. Odi. Dima. Didi, ariko se nkawe uje hano gukora iki? Uje hano gukora iki ukangura abantu kumanywa? Didi, ndakwiyamye mu buzima bwanjye. Kandi narakwiyamye. Ariko se Ndimba, niba tugiranye ikibazo urashaka cyane wanjye. Mbese urabona nzangwe no sokera mu rugo. Sokera mu rugo nuko nkubwiye. Ariko Ndimo ntukamere nk'abagore. Didi, sinshaka kukubona, sinshaka kukumva, narabikubwiye ko ebana nta gahunda tugifitanye. Ndimba. Ibyo wankoreye ntubizi? Ariko ibyo wankoreye ntubyibuka? Reka nkubwire, yavuze ntukamere nk'abagore, ariko nabo bateye intambwe ntibakimera nk'abana. Umva, ibyo by'abagore ubu dupfuye icyaka kanya koko. Didi, niba tugiranye ikibazo, niba reka ntashyiraho mbabarira. Reka mvuga akantu kamwe soke. Uretse mvuga akantu kamwe soke. Reka mvuga akantu kamwe soke. Ni icyo ushakira mu rugo? Ngiye niba tugiranye ikibazo, sibyo? Urabizi ko twagiranye ikibazo? Ngiye ndabizi. Urabizi neza? Ndabizi. Hanyuma nanze yuko dukomeza kugera ku rukururu mpitamo kugenda. Mbese warunejejwe nuko noneho byinjiramo inzego zikadufunga. Ibyo bintu byari bikunejeje? Niba naravuze nireka giye mu urugamba nirangiza nzagaruke. Ibintu byose ndabizi wibingiye batiko nakwanga. Mwana, ejo bundi umbwira kuri ku ishuri na ntuza ukumva akabiswe ntago nagize. Sinteye intambwe sinzanye igisuguti. Iki ni icyawe. Nanjye ndayekeye utungutu. Uyu mugabo arashaka iki? Iyi si intambwe nteye urukundo. Uyu mugabo arashaka iki koko? Nega ntago nkwanga Ndimba. Uyu mugabo ko namwikuye ngiye mbabazi nje kugusaba ni imbabazi nkwe ku mutima. Urumva? Ndice ndavuga nti uri umuvandimwe. Nzanya akagacupa k'ikiro. Akanako nakanjye. Ndimba, niba byanze mbwira amaguruke fata inzoga zanjye genda. Didi. Jewe urabizi neza. Ngapfundura. So ndakwanga Ndimba. Reka buriya ikintu bitabura kuguma kwizima ntabwo ari umuco w'abagabo. Urumva? Akira. Kunyota yawe. Urumva? Ngewe rwose nanavuze ko nta kintu. Oya nta kintu dupfa Ndimba ati. Ngewe reka nkubwire. Buri hariya twari tugiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Cheers. Nyamara ngewe reka nkubwire. Buri ikintu twari twahuriyeho nonge ndamutse ngihuriyeho n'undi. Biba birangiye kabisa. Mwese Ndimba cya gipfunsi nagukubise mu nda. Tubwizanye ukuri. Umpora iki se? Mwese nashyizemo ibaraga byinshi kuko cyageze nko iki wamoye. Banze urebe icyo twapfuye. Ako cyane twapfuye nawe ni wabizanye. Ngewe nditereteye. Byaje umbwira ngo ntabwo uri butinde. Nditeretera. Utangira kuzana iby'amafaranga. Akubwira n'amafaranga y'umugore ugiye kurya muragirana ikibazo. Urangura hatiriza. Urumva wiha kugira gute? Wiha gushaka kumpapura umuntu. Uramuko gukuna namwiterete. Wewe mwari muhuriye. Ariko naye namuteretse ntabwo ari ngiye uriya mukobwa sinjye wamukweretse. Se wowe koko munyeretse sinjye yakunze. Sinjye we yari yakunze. Niwe yari yakunze se mwari wari umuzi? Nje waramunyeretse ahita nyikundira. Amaze kunyikundira ntiwakwemera yuko agukunda heza. Agukunda yaho ubwo ubusa ntukagira ubusambo ufite n'umugore kandi nje nawe. Ari ubwo nari maze gusinda ugatangira kuzana amagambo uvuga ukuntu Margarita antegeka ngo nankubita iyo ntashye. Si icyo kintu twapfuye kuza kunsebya ku nshuti yanjye. Ariko nawe wari guhita ubyemera ntushyiremo ibintu. Nabyemera se byari ibintu byo kuvuga. Narakubeshye. Warambeshye se birani ibintu by'itanga mu nzu se. Kuki se numvishe numvuze nereka nze nkurebe. Namaze iminsi 3 n'amagambo agiye yagabanya. Buriya se byari ngombwa kuvuga ko Margarita nkubita. Byari ngombwa kuvuga ko nta kintu mu rugo. Okay, reka dutangire 00 noneho. Si sawa? Dutangire 00. Didi uramemukira buri gihe ngewe ntabwo nzongera kuguhemukira. Ibintu byose niwe bijya bituruka. Igitekerezo none cyo kigabo. Mfite igitekerezo cya kigabo. Ahubwo se mwana. Umaze iminsi ugenda se ntihehe biri kubera. Agako. Kubera. Cyakoze kwa papa Safasi gashyushye. Ntabwo amenye ko banciye burundu. Kwa
papa sava wihorera oya papa nanjye ntabwo nasubira oya kudasubira si ukuvuga ngo nuko manzi ejo bundi baturekeje igitanda ariko ntabwo byari ngewe urabona rwa rukobwa rumwe runguru rubyibushye rwaje intangavu rumwe rwabaga i Bugande nagipapuye umukire yarakizanye ubuse kiricaye kiratuje kiratuje gereka kiranyuba kuko ngiye gikorera diro noneho turangije turipanga tujya mu cyumba urabona kimwe cya ruguru kimwe gisa n'igifatanye n'akadushe urabona cya gitanda gifatanye n'akadushe kimwe cya pinusi ngewe buriya hariya nayo narahacitse naragiturikije hariya ngewe nkasanga ariho wasigaye nkajyayo ngewe yamararana ni sawa kubera ko ni ku nguni nta nubwo amajwi agera imbere muri salo kwa papa sava ubu sinanajyayo njye barahanciye rero yarange ngo njyane gusa inzongera ko asubira mbona ibintu urabizi uko nageraga kwa papa sava nageraga kwa papa sava uko ngezeyo gusa abo ni bandi bari kumpamagara iyi nimero ni umukobwa tu reka serious yerwa na 10 nendera reka tuye ko yongera oya buretse reba ni mugize mubwira se twimirire ubundi se bari gore hazi hano ariko gera haza kwavise ngo bari ko ntari wamenya turuka uriya mugore mubazanire tumujoyininge nge mubazanire tujoyininge halo vitesse mva niba ari sawa mubwire mubwira se kugira ngo tujye kumureba okay oya niwe muvugana oya ijwi ryahindutse se oya kwitonda se n'ubundi ndabisanga uwuhe Rizera yego bitese mwana bitese sha muri karitsiye yacu se wahaje ryari ngo hari umukobwa w'inshuti yawe wavuye i Bugande sawa reka nza naje mubwire mu kanya gatoya sawa nawe irinde ni agakobwa twahuriye ahantu keza shaho reka urumva kitwa Gisele ngo uragara kuko wamwama se wumva uzi ko ngo ari kwajyaje kuri icyo gikorwa wambwira sa agakobwa kajya kuba karekare gafite inyinya kava marinete sako se kuri wa mudamu wari uvomesha hano ipfa kuba mpiga nzeri siko niko kamumagaye karambwiye ngo nabuze karambwiye urumva arambwiye ngo hari umushuti we ngo wavuye i Bugande ngo usigaye utuye ina ngo ubu ngo niwe bari kumwe ubwo ngo rero ni nyiramabengeza avuga siwe ubwo siwe aravuga amabengeza none reka mwereke rero reka mubwire uko umva ntugombwe ko icyo gikorwa muziranye turaziranye kirananye mbere ngiye umeze nka manager ndakinyoma none ko ngako rero ubundi kari karambuze Javi nabwiye ngo nzane nyine nari mbiza. Kabisa reka buriya baramutekereje umwana wa mama. Komera bitese. Kabisa. Salama bano. Fresh. Jewe umunsi mu rwego rwo kugira ngo duhuze diro. Ni sawa cyane. Sawa. Nagasahane sera? Nagasahane. Twakoresha. Reba mu kabati. Suzizanye se muri papier minini. Sitirika. Oya tereka hano. Iki kintu se nabyo umutwe ni ikintu niciye ku muvandimwe zazi ndafite urusenda n'izindi uzose na rusenda ndakizeho wambwiye musikira urusenda naribi shyira muri vana icyo cyamburo uzana
reba murasigira umwana dore ko kwicikira umwana agerageza urebe izi soda zo nizo kiriye kwa Kirimbuzi ngo afite umushyitsi ebana sawa rero mwebwe se ugomba mushaka inyama ko bamwiriwe mu cyokezo aya si ngombwa ngo tunarye buriya ngo kugira ngo urye kuri komande y'umukira ngo ntabwo biba byemewe bya bishatse nyine akavuga ati ubwo nangahe none se uzi ko iyi burushete ari iy'inkoko akuze inkoko nakubwiye ebyiri oya sose bambwiye inkoko bo ntacyo ni ikiro n'iby'ikivandimwe reba ufitemo 5 ngo umumpaye kana agasenda wabonye n'agasenda ufitemo 5 ngo ungurije ndimbo nkwereke igitekerezo kirahurana na cya kindi twagukoze kare nawe uretse uretse nandareba okay manu hanyuma nguvuga ngo agafatire kanze turagakubitamo ntari wowe buzabuzana umushinga ndi gukorana n'umuvandimwe wowe buzabuzana umushinga ndi gukorana n'umuvandimwe okay kamgono tundo simbukana kwa Kirimbuzi turekana oya uretse nyine ugenda tukwishyuye ugize twaza kuyamuhaze twaza kuyamuha ujya urahita ugaruka njyewe se nkaca hano ntanasimbuka ariko kwa Kirimbuzi cyangwa yakamwereka twemura akabari se mwana umva sibyo ndi ariko mwagiye mu kabari mwajya he hose sibyo ntago hano hose ariko hapasava kubera zishobora kubakuramo amaso da reka ndabumvaga ibintu by'ibikobwa guhura nanjye mwapasa mukanjyana sibyo reka nanjye narahembwe ejo mwanjyana nanjye nakora ndimba nanjye muzanyigisho nyine systeme nyine yo kugira ngo mbe umugabo aryana akose ndimba narasa ubu nawe uba wishyira mu bantu ko njyana se none ko batamita mu gikano bimeze gutya ngo narahembweje ubwo zahembwa ngahe bose barayamare kurumva nohereje nyine mu cyaro makeya ufite angahe siganye 14 nta nubwo wagura icupa rimwe mu bintu ahantu tugiye kujya n'icupa rya fanta nimba tekereza none ahantu utagura n'icupa rya fanta kankwereka igitekerezo ubwo rero reka mbe shyire ya brochette imwe amano dutumukubita turya igitoki tumira agacupa tugenda nkwereka ukuntu dukora akazi ikibazo rero kugenda kwanjye ntabwo biri bworohe kugira umuntu w'umugabo ntabwo biri bworohe kubera ikizi yumva nyine wumva yasize ku rugo kandi ingufuri yacu yarapfuye muri iyi minsi na serire nayishe cyagiye nisabaga mu Margarita yanze gukingura kandi nta wibutse nimero maze kwitaba haruguru urumva wibutse nimero maze guhamagara maze kwitaba sidirus okay reka nkwereke oya ariko oya okay mukanya urayimanje nirwane unzi se ko nyine najya nsubiza ngiye gitende inyuma dede ntaho nasigura uko ntari gusa umwanya mugiyemo nyine Margarita ashobora kuza atansanga ahangaha nakinga nte njye ntabwo nagusenya mbibona mu wanjye nari byihora rese ndimba cyangwa reka nkwereke Manu ibikobwa mwari mwavuganye se Manudi umwanya ngo ngujyemo Manudi reka nkwereke we nta bushobozi ufite reka nkwereke Manudi rero ngiye kugukiza ako numushora muri amushinga ntitujyana numva kandi igiti cyari wagira ko kumera reka ndi matatubwira hari ahantu ntago hajyayo rubwo ngirinda kumva kubyana ku 14 byawe nta kintu byamara ntago yajya mu rwose wikirirwa ugira kandi urabizi no kuntu iyo tuje wanyu tuba twifunze urujya ubibona ntago 14 nta kintu byagufasha pe mugiye inama rero reka ngwe makeya urumva nkomereho ngire vene byibuze oya ndakwereka windi mushinga ndakwigira undi mushinga tuvuyeyo cyangwa se nshobora no kugupasa ubutaha naje guhapasa ava nka gupasa sibyo nabyemera ukangubita iki ariko ubwo nawe nukura bankoreye ikintu nanjye nifuza okay urumva tubipanga twumva ndagukubita 3,000 sibyo usigare kuri aka gacupa hano unsigarireho ku rugo
kubera ko nta buryo nakinga unsigarire ku rugo turikozayo. yego ibana ni pya rimwe kabiri gatatu ntago ngutenguka Chelsea turahita tugaruka. Chelsea mwana urumva ibi bimeze nk'uko akunda imana ibi kumanuka dusanga n'utu dupe tutaraturangiza ariko twifatira iriya gahunda. urumva ibihumbi 3 kwikanza mu kazi se ari mu kazi se wagira ngo turamara iminota ingahe akazi kazashira cyangwa icyo gitatu gikorera mu minsi ingahe. yegora buriya mwana uko wereka boss ko ukunze akazi ke niko narushaho kugukinagaza no kubyaza umusaruro. uzi ko ariko n'uwakaremye atakarangije cyushiremo na code abone yuko nawe uri seriye mwana. ni kure se mugiye oya ntabwo ni kure ndimo situgita tureba sabo bana ntabwo mbwiye ko kiriya gikorwa gituye hano hirya. ni kimwe muri babiri. oya genda wereba ibikureba. urumva ubwo se izi zo kwa kirimbuzi se tukubwira ko tubanguka watugwaza ukahanyuruka tumubera ko ngiye bapoye mwana ariko ujye nawe yiyamenya niba bakagufata umuntu umurezi hari ubwo papa sava gutunza akwirukanye wa Burundi bose. urumva byaka bushete kugira ngo ugire ibitekerezo. urumva nurangiza ubunywa n'agapeti bushete ubundi uretse kuguhumurira ubundi ubona umwanya wo kuzirya wowe ufigira amafaranga. komereza kuri ako umwe na kariye nimba tugende duhe kinyabiswi tutagera tunuka inoza mu kanwa sibyo ndetse arongera ahamagaye tugende bane dukoresha igihe neza mfata nako kabiswi ugenda ukayikinya utagera ufite kabiswi nandi ndagenda ndakatungo ngo peti bose mbumwe bose ubu cyangwa bwose ubu bigira ibyaye mwana bigira ibyaye ni iminota musimbuka rero ni ku madera gite kiri mu basa nazamukira. wewe kuyo komande mu izina rya Yesu. ariko maramutse nako urakora iki mu rugo rwanjye ko nduzi wicaye mu ntebe waryamyemo wagira ngo uri nyir'urugo ahangaha? ibi ni ibiki ndi kubona ahangaha? ntabwo ndi kubaza waje kunkorera iki mu rugo ku buryo uza kuhasindira no kuza kuharyama? uri kuza ako Ndimbati nagira ibyo yikururiza koko. Ndimbati se rero mwari muri gusangira? Ndimbati ari asanga yenda yaryamye mu cyumba. yagize ate? Ndimba none se wowe kugira ngo uze ntabwo uri mu kazi se? imunsi ntabwo wakoze? Nakoze. Icara neza ashyira amaguru hasi mvana iyo mivune yawe mu ntebe. ndashaka kukubaza ni gute ushobora kuza ahantu mu rugo rw'umuntu kuki mutagira ikinyabupfura? ndabona ucyambaye n'umwenda w'akazi bivuga ngo wakoze. niba Ndimbati aguhamagaye sinzira ni mu rugo rwe ngo musangire, ni ngombwa ngo niba agiye mu nzu gatoya nawe utangire ujya mu ntebe usuragure murambikamo amaguru. ubwo urabona uheruka koga wowe? hako mwagiye mureka kari kagufasha hano niho uryama? hano ni kwa papa Sava ko ari ukorera akaba guhemba? hako mwagiye mureka gusuzugura. uziko ntawe utaniye nawe abandi baza mu rugo rw'umuntu bakambura bagashyira amaguru ku meza abantu baba bariraho cyangwa bashyiraho ibyo kurya. sohokera mu rugo. wishyuwe ibyo wagomba kwishyura cyangwa ni we waguze? ni hagati na hagati. hagati na hagati se bivuze iki? ariko papa Sava baricaye ngo umuntu ari mu kazi. uraza niba ni wowe wasayize komande se?
uzanye komande ese ubundi ndakuwe kunywa inzoga mu kazi ko bigaragara kuri mu kazi kucyunywa inzoga mu kazi niba wazaniye umuntu komande ni ngombwa ariko ndimbati nawe ntashobotse kuko urangije rega wagiye mu ntebe zanjye imisego wajugunyanze wagize ubu si yo nzanye n'umushyitsi mwagiye mwiyubaha ariko ndarakurenganya ikibazo ni cy'umugabo wo muri uru rugo nta soni ariko mujye mwiyubaha Manu uri n'umwenda w'akazi uri n'icyo uri mu kazi ugiye ahantu uragonnye ibisogisuku bisaba ngaho niberuka kumeswa nta soni ntudurireho imibi yore byo yore uva ngaha hasi ubundi wowe ko ataza ngo avuge ukuntu asa n'umuntu aha ngaha azanye komande cyangwa nawe mwasinze kimwe ndimba atari Manu ndimba atari nasinzira ariko twicaranye warasinzira mwicaranye ndimba sinzire mwicaranye ejo nza kuzisubijeyo ntago boss yari yazishyuye ndabara ndimba ate sara no yatoraguye hehera yakwishyuye se yakwishyuye ntago uri wembaza karame ndimba ati yakwishyuye nta kibazo okay niba yakwishyuye umvira mu rugo cy'ibyo kunywa ngaho mvira mu rugo niba yakwishyuye koko so amafaranga yakwiye umubwire ngo uducupa muze kuduha umwana tuzane muninde njye nasangiye namwe ahubwo aze kuduha umwana tuzane okay ubwo wishyuwe genda nyine ubwo two baratuzana ariko urwo rero uri umunsi mwiza ibyo se byo kutabikuyeho ibyo kutabikuyeho ra Manu bikira mara nyine urabona dutinze my god icara hano nta kintu ndavugana nawe mubaye iki bigenze bite waje ryari wimbaza igihe naze uko naje igihe utari uhari bigiti mubaye iki bigenze bite wa mubyeyi ibintu bibaye kuri ntuza kuri ntuza ibibazo bibaye kuri uriya muvandimwe ntuza uyu nguyu Gerard na kopi ganzenze ako se nimuvuge nimuhuze umuntu byari ibintu bikomeye muvuye he Imana iratabara ganzenze bari bamwishe yewe data bari bamwishe hanyuma se mwebwe mugahurira he no kujya imyenda icike ganzenze intambara ya shukuramu bari bamwishe ya shukuramu yo ntabwo ndimbati abagura ureba ubugira neza bwa ndimbati nyine urumva ganzenze ni abajura nyine baje bitwaje intwaro abantu bari bamwishe bari bafite intwaro barazamuka igitero bamwe banyura iburyo abandi banyura ibumoso baramwataka none piga nzenze akajya akora kiribite ceceka hanyuma se ubundi wowe mubaze nabyumvise nzenze aravuze ati ndimbati niwe ufite imbaraga iki gitero ntago twakirwana nabyumvise mureke tugende umurongo ku wundi ndimba ko nagusize hano muri uru rugo nkakubwira ko ngiye mu nama y'ikimina nkakubwira ko mitangaruka ukanyemera ko nta hantu uri bujye urabizi ingufuri yacu yarapfuye ahantu ntiyafungwa Manu yaje ahangaha nsanze aryamye ahangaha amaguru yayamanitse mu ntebe ari kugona urumva ni gute watinyutse gusiga urugo uri kumva ugatinyuka ugasiga urugo ntukinze ugasiga uyu muhungu ntiwamenya niba ari umujura niba ari iki urabona ari mu kazi urahaza uragiye utaye urugo uragiye usize ukinguye n'ubutabazi yakubwira ko kamusobwe buriya ariko urumva kubera ko nari masize Manude nubwo hatari hakinze ariko nari masize umuntu nese ubundi kare ko wari wambayeho ishati irihe wese zanga ugenda kugira gusa ishati bahise bayizirika umuntu wahise uvunika akaboko bahita bagira ahubwo buriya kimwe nyine bakiziritse baravuze ngo bazabimwishyura 3,500 cyangwa bakiziritse umuntu noneho kubera ko umujura yari yafashe ikindi arakirukankana hanyuma se ariko mwabagabo mwege ndashaka ko twumvikana kuri iki kintu ndashaka kukubaza ukimara kugenda kwa piga nzenze ubundi se ko mbona wambaye uhindurije uwo piga nzenze bamukubitaga ko mbona wambaye uhindurije byagenze bite ashobora kuba yavanga uhindurije oya nuko hari ishati uyu muhungu wamwishyuye komande ibyo nsanze aha kumbaga se nkaho twasangiye
ntibamwe ko bakwishyuye twaza kubyeranje ibyo ngibyo nta ntibavuze ko kibazo bakwishyuye twaza kubyeranje twabyaranje nyine Ndimba mbivuze ngo nawe wari ubiziho oya njye nambiboneye by'inyama njye ntabwo nari mbirimo Ndimba inyama ntabwo nari mbirimo njye nari mu butabazi bw'ibanze karame wari mu butabazi bw'ibanze muhuriye aho kwa piga nzenze se njye ndimbati duhuriye kwa nuza kwa piga nzenze intambara yakomeye none ndicara ndavuga indimbati n'umuvandimwe ntabwo nareka ngo agire ikibazo ndeba nuko ukuntu nahageze nukuri kw'Imana ko ndetse wishima turawishimagura aho ngaho habaye iki aha ushima aho habaye iki sinzi ikintu bankatishije ngo iki sinzi ikintu bankatishije sinzi ikintu bankatishije ese uri mu biki se uyu ariko muraboneye inyana yibwa kayo nyakarakata henuka henokera mu rugo kwanda siri urakora iki hano umaze igihe kingana iki hano icara se umaze igihe kingana iki hano yewe mbaza igira hano digidi rya mwagiye ryari rero ubwo boss wawe aje nawe ukaba uri kumwe na madamu wawe ngo turaza kubonana mu kanya ndetse hari akantu numvisemo mwagiye ryari ndimba ngiye kubaza gusubiza yego cyangwa ye mwajyaga wowe na digidigi mwajyaga ariko mwikomeza ibi ariko hari nyine ishyamba ryo kwa Gerard hano umukiriya wari ubonetse noneho turavuga dutereka turyaho ayo gusinya da ya komisiyo y'ibiti ku ishyamba n'ubu abantu babishaka akagiye kwa Gerard ku ishyamba kwa piga nzenze kumukiza kukata ndimbati yabivuze nabi kare ngize imana ubwo papa sava hari papa sava wowe mu bintu utazi byari Gerard Disarini navuze Gerard yaje navuze ndi Gerard ntabwo Gerard nari mu mahugurwa y'ibyumweru 2 nibamazaho iminsi 4 y'abacuruzi ni piga nzenze twavugaga niwe mwakatagaho ibiti se ngo bagiye kumukiza wa muntu wegeye nagiye mu nama y'ikiminaro uzi ko dufite inama none wowe wari waturuhushya ariko nubundi wari ubizi ko iyo nama iri bubi ndaje ninjira ahangaha nasize uyu mugabo iwacu ntiyagifungwa ipata ryarapfuye n'ingufuri nsanga amanuda aryamye ahangaha ari kugona aha hari imirambo y'amacupa hari imirambo y'ibingibi batunga inyama urumva nijyana iyi komando yituza ntabwo ariko nakubwiye reka njyana yo kwakira imbuzi ndakubaza ndabandebera koko ibyo ndakubaza nibyo wakoraga iki hano ndi ku izamu ariko jewe izamu ryaje izamu rya ndimbati na Margarita njye nagusize ku izamu Margarita yagusize ku izamu oya ubwo nari mvuze famille yose ariko none wagumaga ku izamu se bakubwira ko bagiye bari bagiye ko si kwa Nyiripinda ngaho nyumvira ngo bakubwiye kwande bakubwiye kwande kwa Nyiripinda nambwira njye mfite kwa Nyiripinda piga nzeze na Gerard turabihuriza reka mbere ko kugira ngo tutagira hakakomeza gupfa byinshi reka iyi komanda yijyane tubanze turamire ibyo komande noneho niba ngibi dusigare tubirangiza kugira ngo ibintu byose bipfire rimwe ndabeshya ndimba bakwishyura wowe utabyinjiyemo ndio agomba kukwishyura ndimbati uri bunyishyure nta kibazo ntarakwishyura cyangwa yakwishyuye ntabwo ndayabona boss ariko iyo komande nayo nayishyizeho manu wowe ntabwo wambwiye ngo yakwishyuye oya iyo komande nagezaho ndayifata wewe wari bunyaka raporo nageza iyo komande ndayifata twaza kubivugana nta kibazo nyishyuriza Margarita ndakwishyuriza nasangiye nabo aribyo ngiye numvikanye na ndimbati hagati yacu reka iyo komande muyinyandikeho ngewe yanyishyuye make andi ntabwo ari ayamwe kemura ikibazo kimwe birimo njye nibyo navugaga haruguru iyi komande muyinyandikeho noneho ndimbati nawe hari ibindi twumvikanye nyuma kubera ikibazo cyaje kuza mu haruguru ariko nanjye abagabo nababamo rwose mukayinyandikaho aho kugira ngo mano reka ingeho kubera ko hari ikibazo ndimbati afite twumvikanyeho cyo wababamo ariko none njyewe ubu ndumva nacanganye kandi biri kumvikana rega nasi ikitumvikana ni iki birumvikana ariko twazira ubutabazi yego
uzi ibyago yagize baratangiye ngo piga nzenze ngo uyu nguyu yagiye kumukiza barangije ngo uyu nguyu ngo babare baciraho imyenda ngo uyu nawe ngo abona yaricaye aho ngo abona ndimbati ngo bamuciraho imyenda ngo ari umucuti we ngo aramukiza nawe bamuciraho imyenda bakongera ngo kwa Gerard bakongera ngo kwa Nyiripinda ubuse hari hari inkundura pe hanyuma ngo bamukebesheje ikintu ubona nyishyuriza rero nyishyuriza ntabwo ngiye ngukiriza umva ngendanyemo nami ibintu byo kwishyuza gute hari hasigaye mangaye yaguhaye angahe hari hasigaye angahe ni nkaho twayasangiye ariko reka mbereke ikintu sinasangiye nawe twari udupeti tune sibyo udupeti tune ibyo ntabwo ari byo dushaka na brochette enye n'ibitoki bibiri sibyo brochette enye udupeti tune na brochette enye n'ibitoki bibiri ndimba noneho mu bitanu hasigaye noneho nanjye ayizamuze kutari kuyabara ibi bintu turaza kubikemura twitonze reka tureke kubyinjizamo abaguzi mu bitanu ndakwereka ukuntu tubigenza windeba kuko njye ntabwo turavugana ubu ntabwo ndaza ubu sara yafite nimba tisa ntabwo yigeze akoresha yagaruye ndimba byose sinjye wabyishyize ku mutwe ubwo niba yatangiye yishyura ya mbere akishyura ya kabiri uyu nguyu urabona hari amafaranga sinjye wabyishyize ku mutwe ndimba sana bitanu nta kintu watanze ahandi nta kintu washyize zana yasigaranye turebe aho ntacyo numva ayo wasigaranye ari ibyo watanze njyenyine mu izina rya Yesu aya niyo musigaranye gusa se ndimba ariyo mafaranga usigaranye turazamura amafaranga tukazamura ikariso y'umugore ngo niyo mafaranga usigaranye ngo uvuye gutabara ndimba ubu uvuye gutabara digidi muvuye gutabara muratabaye koko uvuye gutabara uvuga ikibazo cyabaye kandi uhita utubwiza ukuri hano twese byagenze bite ndimba tubwiza ukuri ikintu cyabanga ureke kwitukuza amaso ntarakwicira neburana muki nemba ngewe gute ndi kumwe nawe mu cyumba ntabwo nanindi waje muri wese abazwa ibye ngewe nta kibazo mwambaza iby'izi nzoga ntabazwa iby'ibi bintu uzanye nabikubwiye ndimbati nabikubwiye iyi myenda yabaye iki subiza ugusha ku ngingo ukuntu n'abaneguye iyi myenda yabaye iki twe twamaze kubona ingingo siko twabonye ingingo mureke mbabwize ukuri niko dushaka kuvugisha nyine kare kose se nyine bose mwaretse mwigenda se ngo hajemo abakariso ko nta kintu ufite cyo kuvuga ziba manu tuba dukeneye none se urabona ariko bano ntibakakubwira ngo uzamure intuza se ucyaha n'ikimuhamye nyine ndirwa nk'ubitirwa iki dege yaje ngo twiyunge noneho duhita tugira igitekerezo ajya kunyereka umukobwa wavuye Uganda ufite ikibuno hari n'undi digi bahamagara niwe bahamagaraga se hari n'undi nyine twahuriye noneho badusaba amafaranga basanga tutayafite tutari twumvikanye twumvikanye kuri serivisi yari amafaranga y'iki byari ibyo nyine ibisanzwe by'urukundo basaba amafaranga nuko turayabura baratwisubira nyine tuyabuze baradukubita baratushwanyaguriza imyenda tuje twirukanka njyewe ntabwo ari njye wabizanye ibyungu byatangiye ndimba byibuke wari wicanga umukobwa aragutelefona wigarura ayo magambo njye giti oya ibi bintu twajyanye ariko ibya telefone ni bana badishya reba ubundi ni hahandi
sohokera ahitwa hanjye noneho ndaguhaje Ndimba tirataha. sohokera mu nzu n'ubundi inzu ni Niwe yanjye babanje gutelefona. Papa Sava, kubaka ndabihaza papa sava sohokera reba ndavuze ngo papa sohokera sava reba ukuntu Papa Sava Igitekerezo. wambamo mereza iryo vide ntabwo ngewe ibintu birimo sohokera mu ariko nzu igitekerezo ni ndimbati Mu nzu y'abantu. wakivuga. sohokera mu nzu nawe Ndimbati niwe wazanye igitekerezo. komanda Urabona ibintu nta soni ndemba reka papa nkubwire sava wari komanda ngirira neza irya none Tubura bamukebye Bigaragara. bamukebye ngo baguketse reka